abakurikirana ibibera ku cyicaro gikuru cy'ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye ku isi ahazwi nka Silicon Valley muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birasa naho hari ikintu gikomeye birengagiza. Inkuru zose zihaturuka ziza zivuga uburyo sosiyete n'ibigo nka Google, Microsoft, Adobe, YouTube, IBM n'ibindi birimo guhindura isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Sosiyete zikomeye z'ubwenge buhangano, intelligence artificielle, ziyafite ibirindiro cyangwa se ibyicaro. Muri make, hano niho hari abacurabwenge ba mbere batuma isi isigaye yarimukiye kuri internet. Gusa ni gake uzumva bavuga Abahinde. Hano ndavuga Abahinde bagize umubare munini w'abahanga mu ikoranabuhanga ibigo bya mbere ku isi bikoresha. Sundar Pichai uyobora Google ni Umuhinde wagiye muri Amerika agiye gushaka amaramuko. Satya Nadella uyobora Microsoft ni Umuhinde. Shantanu Narayan uyoboye Adobe imyaka myinshi ni Umuhinde. Utibagiwe Arvind Krishna uyobora IBM. Ara kandi n'agatonyanga mu nyanja ukurikije ibihumbi by'abasore n'inkumi bo mu Buhindi barangiza kwiga za kaminuza bakerekeza muri Amerika bagiye kugera ikirenge mu cya bene wabo bahageze mbere bakubaka amasura n'amazina yabo mu ikoranabuhanga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo uvuze igihugu cy'Ubuhindi bacyumva nk'irerero rikomeye cyane ry'abahanga mu ikoranabuhanga. Ntabwo ari ibanga kandi na Leta y'Ubuhindi niko ibyumva. Yanabishyize mu cyerekezo cy'igihugu nk'imwe mu nkingi zikomeye z'ubukungu. Ni igihugu aho amashuri yose yateje imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga ku buryo ku isoko ry'umurimo Ubuhindi bukwije aba enjeniyeri, abahanga mu gukora amakode ya gahunda zitandukanye za mudasobwa n'ibindi. Aba bose niho babarizwa. Sosiyete no zikora porogaramu zitandukanye za mudasobwa, sisiteme zitandukanye zifashishwa mu kwishyurana n'ibindi. Ubuhindi bwaragiye bwiyubaka nk'igihugu gifite ubushobozi burenze urugero bwo guhaza isoko rya Amerika mu gutanga abahanga batyaye cyane muri Silicon Valley. Ubuhindi nabwo bwashaka kuba Silicon Valley ubwabwo. Izi nzozi Leta y'Ubuhindi yagize benshi bakanakeka ko zigiye kuba impamo zatangiye kuyoyoka cyangwa se gukendera bitewe n'abari bitezweho kuzigiramo uruhare. Magingo aya Ubuhindi bwibasiwe n'imyigaragambyo ikomeye y'urubyiruko rw'aba Gen Z. Urubyiruko rwahagurutse rukamagana uburangare bwabayeho kugera ubwo ibizamini bya leta bigiye hanze bitarakorwa. Gusa byarangiye imyigaragambyo yagutse cyane batangira no kubarizamo ibindi bibazo babibaza Leta y'Ubuhindi. Ibibazo byahangayikishije leta cyane yibaza uko igomba kubikemura. Uru rubyiruko ruribaza impamvu rurangiza amashuri ntirubone akazi, nyamara leta irubwira buri munsi ko ubukungu buzamuka. Baribaza igihe igihugu cyabo kizabera Silicon Valley, nyamara imyaka babwiwe cyagombaga kuba cyarabaye paradizo barimo kugenda bayegereza. Ni ikibazo cyaremereye leta ya Minisitiri w'Intebe Narendra Modi, ndetse bamwe batangiye kuvuga ko nta gikozwe iyi myigaragambyo ishobora gusiga ihiritse ubutegetsi bw'igihugu cya mbere gituwe cyane ku isi. Byagenze bite ngo uru rubyiruko rugumuke kugera ubwo leta yemeye gucisha make igatangira kwemera gukosora bimwe mu byo bayisaba? Ibi birasigaye Ubuhindi bwafatwaga nka kimwe mu bihugu bitanga icyizere muri Aziya. Zikurashize mu Buhindi havutse umutwe w'urubyiruko wiyise Cockroach Janta Party CJP. Ni urubyiruko rwari rumaze ukwezi rukambitse ku mbuga ikunze kuberamo imyigaragambyo mu murwa mukuru w'Ubuhindi, New Delhi. Basabaga ko hakorwa amavugurura akomeye mu burezi ndetse no kwegura kwa Minisitiri w'Uburezi Dharmendra Pradhan. Uko iminsi yagiye yiyongera, uru rubyiruko rwarushijeho kongera urutonde rw'ibyo bifuza. Bageze aho basaba ko Minisitiri w'Intebe Narendra Modi nawe yegura. Bijya gutangira byaturutse ku bizamini by'abanyeshuri bajya kwiga muri kaminuza byamenyekanye ko byakopewe, bikaba ngombwa ko ibizamini byose byakozwe muri uyu mwaka biteshwa agaciro. Ni ikizamini kizwi nka National Eligibility Cum Entrance Test. Gihabwa abanyeshuri mbere yo gutangira mu mwaka wa mbere wa kaminuza, by'umwihariko abagiye kwiga mu ishami ry'ubuvuzi. Uyu mwaka ibi bizamini byari byakozwe n'abagera kuri 2,200,000, ariko ubwo bivuze ko bazongera gusubiramo kubera ko ibyo bakoze mbere byateshejwe agaciro. Ni ibizamini bikomeye cyane mu Buhindi kubera ko abanyeshuri bamaze igihe babyitegura. Abenshi niho baba babona amakiriro yabo ndetse no kuzafasha imiryango yabo guca akagozi k'ubukene, kubera ko utsinze icyo kizamini ahita yemererwa gukomeza amasomo ya kaminuza nta kindi kibazo. Mu gihe utsinzwe ugategereza undi mwaka akazongera kugerageza amahirwe. Ababyeyi benshi bishyura amafaranga menshi kugira ngo abana babo bitegure iki kizamini. Ubwo iyo bikokoye bikarangira abana batsinzwe, bisaba ko bajya gushaka andi mafaranga cyangwa se unaniriwe mu nzira, umwana we akajya kubaho ubundi buzima butarimo ubw'abize amashuri ahambaye. Urwego rushinzwe ubugenzuzi mu Buhindi
ruvuga ko rwatangiye iperereza ku baba baragize uruhare kugira ngo ibyo bizamini bijye hanze mbere y'uko bikorwa. Abasaga 13 bamaze gutabwa muri yombi. Ibizamini byakopewe ni iby'ubutabire cyangwa se shimi, ibinyabuzima ari byo biology n'ubugenge cyangwa fizike. Bivugwa ko hari agatsiko k'abantu batandukanye bakopeje abanyeshuri icyo kizamini, ndetse mbere y'uko gikorwa ngo aba bantu babanzaga kwishyurwa n'abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri bemererwe guhabwa ikizamini bagikopere. Bivugwa ko ibizamini byibwe nyuma yo guha ruswa bamwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe ibizamini, ari nabo bagiye kubyiba bakabiha babigejeje ku banyeshuri. Leta ijya kumenya ko harimo ikibazo, ikigo gishinzwe ibizamini cyasohoye amanota, maze basanga abanyeshuri 67 bakoze ikizamini bose baratsinze ku manota yo hejuru cyane. Ni umubare bataherukaga kubona, kubera ko nibura mu yindi myaka yabanje abanyeshuri bagize amanota yo hejuru ntabwo bajyaga barenga 2 cyangwa se 3. Byatumye bakora icukumbura ryimbitse, baza gusanga abo banyeshuri bagize amanota menshi cyane, ikizamini bari bagikoreye ahantu hamwe. Icyakora amakuru yakomeje kwiyungikanya, maze biza kugaragara ko ikigo gikosora ibizamini nacyo mu myaka yose kimaze cyajyaga gikora amanyanga cyangwa se uburiganya kigatanga amanota make. Abo gishaka ko baza imbere mu manota ya mbere akaba ariwe kiyaha, abandi bose bakagumana make cyane. Ibi nabyo byababaje abanyeshuri n'urundi rubyiruko, maze bishora mu mihanda basaba ko minisitiri w'uburezi yirukanwa, hakaba amavugurura mu burezi agamije gusubiza ibintu byose ku murongo. Minisitiri w'intebe Narendra Modi ndetse na leta ye batangiye kubigiza imikino, bizeza ko bagiye kwifashisha inkiko ababigizemo uruhare bakabibazwa. Icyakora urubyiruko ntabwo rwigeze rubyemera, nibwo batangiye kwigaragambya mu matsinda, nyuma baza no kwiha akazina ka Cockroach Janta Party. Imyigaragambyo ikomeye yabereye mu murwa mukuru New Delhi. Polisi ibanza kubatera ubwoba ko itazaborohera, ariko baranga bitabira imyigaragambyo. Kuri interineti huzuye amashusho y'abo banyeshuri n'urundi rubyiruko bangana na polisi yabateraga imyuka ijyana mu maso ndetse n'ibibando babahondaguraga. Gusa abanyeshuri ntabwo bavuye ku izima, barakomeje barigaragambya. Bageze ubwo bigaragambiriza ku biro by'inteko ishinga amategeko, ndetse abasaga 200 barakomereka. Imyigaragambyo yakwirakwiriye mu yindi mijyi y'Ubuhindi nka Patna, Mumbai na Goa. Byarushijeho kuba bibi, ubwo ababyeyi baba bana twavugaga biyahuye nabo bitabiraga imyigaragambyo basaba ko hagira ibihinduka mu gihugu. Abahinzi nabo bigeze kwigaragambya mu 2021. Kuri iyi nshuro bagarutse muri iyo myigaragambyo bazanye ibiribwa n'ibindi byo kugaburira ababaga barimo kwigaragambya mu kubatera ingabo mu bitugu. Abaganga biyemeje kuvura bakomeretse ku buntu, na bamwe mu bahoze mu ishyaka riri ku butegetsi BJP bifatanyije n'abigaragambya, ari nabwo leta yabonye ko bya bintu bikomeye. Iyi myigaragambyo yaje ihura n'ibindi bibazo byugarije Ubuhindi, maze abaturage barayitabira bikomeye. Minisitiri w'uburezi basabaga ko yegura, yabanje guhanyanyaza arabyanga. Bikubitiraho ko leta yanze kugabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Abaturage basabye ko igiciro cy'ibitunguru mu gihugu kigabanuka. Minisitiri w'imari abasubiza ko we ntacyo bimubwiye kubera ko ntabwo arya ibitunguru. Ibi byarushijeho kurakaza abaturage, bashinja guverinoma ya Minisitiri w'intebe Narendra Modi buri gihe kwihagararaho no kudasaba imbabazi cyangwa se ngo ucishe make iyo byayishobeye. Abigaragambya babifashe nk'agasuzuguro no kuba harashize iminsi 3 bigaragambya nta jambo na rimwe leta irabivugaho. Abigaragambya binjijemo izindi ngingo ziri mu byugarije igihugu, cyane cyane ubushomeri mu rubyiruko. Ubuhindi buri mu bihugu bya Aziya bifite ubukungu butera imbere ku muvuduko wo hejuru, nibura 6% ku mwaka. Nubwo bimeze bityo ariko, akenshi izamuka ry'umusaruro mbumbe w'igihugu ntabwo ariyo shusho nyayo y'izamuka ry'imibereho myiza y'abaturage. Ntabwo bisobanuye akazi keza cyangwa se kenshi ku rubyiruko rurangije amashuri. Imibare yashyizwe hanze na kaminuza ya Azim Premji muri uyu mwaka igaragaza ko 40% by'urubyiruko rurangije amashuri, cyane cyane uri hagati y'imyaka 15 na 25, rutabona akazi. N'abashomeri ni mu gihe hagati y'imyaka 25 na 29 abari mu bushomeri barangije kwiga ari 20%. Abagize ngo babonye akazi nabo bivugwa ko babona akazi kadafashije, ku buryo katabaha icyizere k'ejo hazaza. Ni ikibazo ku bihugu byinshi, iyo mu ishuri hasohoka abanyeshuri benshi ariko ku isoko ry'umurimo imirimo mishya ihari ikaba mike. Dutangira ikiganiro twavugaga ku buryo Ubuhindi ari igihugu gishaka kubakira ubukungu bwacyo ku ikoranabuhanga. Uyu mwaka urwego rw'ikoranabuhanga mu Buhindi rwiteguye guha akazi abagera kuri 6,000,000, ariko n'agatonyanga mu nyanja ukurikije umubare w'ababa barangije kwiga ikoranabuhanga. Byinshi mu bigo by'ikoranabuhanga muri icyo gihugu nabyo byagabanyije umubare w'abo byahaga akazi. Nabo bigiye kwinjiza bikabanza gutoranya abizi bifite aho bihuriye na AI, kubera ko niho isi irimo kugana.
abandi bahitamo ni abize amasomo ajyanye n'akazi bigaragara ko AI cyangwa se artificial intelligence itarabasha gusagarira. Ubwo nabo umunsi iyi AI yatangiye kubageramo, ibyabo bizaba birangiye. Ubuhindi bwongeraho ikindi kibazo cy'urubyiruko rwinshi. Mu baturage babwo basaga miliyari na miliyoni 465 n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 35. Muri bo abarenga miliyoni 370 ntabwo barengeje imyaka 29. Aba ni abaturage ubwabo barenze abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banki y'Isi igaragaza ko nibura buri mwaka ku isoko ry'umurimo ry'Ubuhindi hinjira abarangije amashuri bagera kuri miliyoni 12. Ni umugisha ko igihugu kirimo kugwiza ubwenge, ariko ni n'ibyago niba ubwo bwenge nta mirimo ihari yo kubukoreshamo. Kutabukoresha mu mirimo ifitiye igihugu akamaro rero birangira utangiye gukoreshwa mu mirimo igisenya. Ubuhindi buri mu bihugu byabashije kugabanya umubare wari mu murongo w'ubukene bukabije, kubera ko bavuye kuri 16% mu mwaka wa 2011 ubu bageze kuri 2.3%. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko kuva mu bukene bukabije ntabwo bivuze ko utari mu murongo w'ubukene busanzwe. Nibyo wenda abaturage benshi ubu babasha kubona ibyibanze, ariko ntabwo batuje kubera ko hari urundi rwego benshi batarageramo. Iyo ni ya miryango ikomokamo aba bana barimo kwigaragambya, bakuze bazi ko ejo habo hazashingira ku kujya ku ishuri, kubera ko ariko kiraro kizewe gishobora kukwambutsa byihuse inyanja y'ubukene, ukisanga mu nyanja y'abishoboye cyangwa se abifite. Ikindi kibazo Ubuhindi buhanganye nacyo muri iyi minsi ni ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene. Nibura abakire bangana na 1% by'abatuye iki gihugu, umutungo bafite ungana na 1/4 cy'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ni ukuvuga ko ubukungu bw'igihugu ugabanyijemo 4 bwikubiwe n'abantu batarenze miliyoni 14 gusa mu gihugu cya miliyari 1 na miliyoni 400. Fata abatuye u Rwanda ukubye inshuro 100 nibwo ushobora kubona nibura abatuye Ubuhindi. Minisitiri w'Intebe Narendra Modi ari mu basabwe kwegura nubwo manda ye ya gatatu yayitangiye mu 2024. Uyu musaza w'imyaka 75 y'amavuko arazira ko yijeje abaturage kuzahanga akazi, akubaka Ubuhindi ku buryo mu 2047 kizaba ari igihugu buri wese atangarira. Benshi mu rubyiruko bagiye bamutora kubera ko yavugaga ibijyanye n'ibyo bifuza, bamubonamo umugabo w'impinduramatwara ushobora kuzana amavugurura adasanzwe. Icyakora imyaka amaze ku butegetsi hari abatangiye gukurayo amaso. Bimwe mu byo yabijeje barabona bitazagerwaho. Ni ihurizo rikomeye kuri Modi usigaje imyaka 3 akongera gusaba indi manda, cyangwa se ishyaka rye BJP rikajya gusaba amajwi mu baturage ryamamaza umukandida waryo. Ni ishyaka rikomeye cyane mu Buhindi, ariko uburyo riza kwitwara muri iki kibazo nibyo bizagena hazaza haryo. Bimwe mu byo urubyiruko rwasabye harimo kwegura kwa Minisitiri w'Uburezi Dharmendra Pradhan. Uyu yeguye kuwa gatandatu ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa karindwi. Urubyiruko rwahise rwemera guhagarika imyigaragambyo, runahishura ko leta yemeye bimwe mu byo rwasabaga, birimo guha amarira imiryango y'abanyeshuri biyahuye kubera ibizamini byakopewe, guhindura uburyo bwakoreshwaga hararwa amanota ndetse n'ibindi. Ntabwo biramenyekana niba iri huriro ryiyise Cockroach Janta Party bizakomeza rikaba ishyaka mu Buhindi, cyangwa se niba akazi kabo kazarangira mu gusaba leta kuvugurura ibyo bashakaga. Icyakora bishobora gusiga isomo kandi bikagaragaza icyuho kiri muri gahunda za leta, cyane cyane iyo bigeze ku bigenerwa urubyiruko. Nshuti bakozi budasiba kudukurikira, ikiganiro cyacu cya none ntaho tugisoresha. Naho utaha.